uyu Mbabazi Shadia mfite ubwoba yuko mu iperereza riri gukorwa araza gufungisha abasore benshi, kuko ni benshi basambanye nawe Yasinze, and we know. Ikindi kandi turabizi neza ko uyu Mbabazi Shadia nk'uko amashusho bigaragaza, amashusho ntabeshya, ni yagiye afatwa mu bihe bigiye bitandukanye, arabo yasumaniye nabo mu mahoteli muri za Uganda, ahangaye Kigali kwirebero, ahangaye Kigali Kanombe mu rugo rw'abasore ahora ajyana mu rugo rwe. Bose barahari, ayo mavideo arahari, amavideo arahari yirwa ku mbuga nkoranyambaga, and ntabwo mubyitayeho. What are you doing? Uba wapfuye, biba byagenze. Ni ibihe bintu baba wanyweye bituma umuntu akujya hejuru akagusambanya mpaka wisanze byabaye? So ibingibi ngiye kuvuga nibigira uwo bitusha ahantu, yihangane kandi ni kwisi turimo iremye, kuko njyewe ibigenda neza nzabivuga, ibitagenda neza nzabivuga, kuko aka karengane gakomeje kugaragara mu butabera kamaze kugera ku rwego nyine gateye ishuzi, gateye isoni, gateye agahinda. Kubona umwana w'umusore ukishakisha asendana n'umuntu bagasambana, bakagera aho basambana, bagakora ibiteye isoni n'ibiki byose, yarangiza uwo nguwo asambanya akamwihinduka akavuga ko yamufashe ku ngufu. Ariko Libu Rwanda, what are you doing? Kugeza ubwo mufata umusore mukamufunga mutanamutumije kuri Libu ngo aze yitabe yisobanura ko situation yagenze. Ese ubundi iperereza mwakoze ryatumye ko yaje akavuga ngo yamfashe ku ngufu muri mu mihango? Ntabwo ibyo bintu bisobanutse, kuko abantu barasindanye. Njye n'impamvu nkoze iyi nkuru nuko Shadyboo anytime ashobora gufungisha abandi basore bitewe nuko mwamusabye gutanga testimony irindi hohoterwa yaba yarakorewe mu kindi gihe yaba yarisanze Yasinze. Ese ubundi ni gati kintu we mugore uri ku rwego rwuriye, ufite abana bagera muri 2 wiyendarika, abana 2 kandi bakuru, ndakeka umwe mukuru we ashobora kuba ari kugeza mu myaka 15 yanayirengeje, ariko akiyandarika. Icyaha cy'ubusinzi no kwiyandarika gihanirwa n'amategeko mu Rwanda. Ariko ibaze kuba umuntu yakifata akiyandarika, and you Lib Rwanda Investigation Bureau, you are only looking ku muntu umwe on one side. Ese ubundi mwabanje kumva uruhande rw'umusore mbere yuko mumufunga mukorera ibyo mumukorera byose? No, ntabyo mwakoze. Nonsense. Ariko kuki mufite ubunebwe bwo gukora iperereza ntukubera iki? Kandi namwe mutuma abantu bagenda bavuga nabi u Rwanda. Iyo ngiyo ni image mbi ku Rwanda. Byo kuba umugore w'umunyarwanda yasinda akisanga yasambanyijwe atabizi, ameze nk'umurambo nk'uwapfuye, ibyo nabyo ni ipfunwe, ni ibintu biteye isoni, yagombye kuba bihanirwa n'amategeko. Inteko y'umuco yagombye kuba ihana ibi bintu, kuko ibi bintu ntabwo bisobanutse nyine. Njyewe sinzi uburyo ndimo mbyumva kuba umuntu nk'uriya w'umugore uzwi n'abantu benshi kuba yakifata akiyandarika, kandi ntabwo ari ubwa mbere bivuzweho, kuko njyewe n'amavideo muragenda mubona ni amavideo yagiye yifata rimwe n'abasore barimo bakora ibintu utamenya nyine ngo ubwo by'urukundo, umugore ufite abana, umugore ufite umugabo, kuko nta divorce iratangazwa ku mugaragaro. Bisobanuye ko umugabo we akiri umugabo mu mategeko. Ariko kubona kumwe n'udusore ntabwo ko ari udusore, kuko akenshi agaragara mu mavideo rumwe n'utwana duto tutarengeje mu myaka 25, utwana tw'udusore tw'imigirigiri, utwana tukifitiye ubushyuhe, warangiza ukaza kudutarika icyo kibero cyawe urimo urabagusha. Ahubwo Shadyboo niwe yagombye kuba afatwa agafungwa, Mbabazi Shadia niwe yagombye kuba afatwa agafungwa ndetse akanakorwaho iperereza. Urumva? Ese ubundi murabwirwa n'iki ko atashatse gutura uwo musore mu mutego? Kuko abagabo cyangwa se abasore bigira intege nkeya ku kijyanye n'igikorwa cyahariya hepfo. Urumva? Ugashaka kumutaba umutego, ukamubwira uti ngwini wanjye, ubundi ninde wahamagaye undi mbere yuko bira byose bijya ko njye kandi naho mera ngira ikibazo. Man, mugomba gucana ku maso mukamenya situation yatangiye gute mbere yuko mufata umuntu mukamufunga, kuko n'ubundi nimusanga arengana namuza amarira muzamuha igihe yamaze muri gereza atari gukora akazi ke. Muramufashe, muramufunze, akazi ke kose karahagaze, project zose zirahagaze, and uwo basindanye, uwo bakoranye amabara arimo aridigembye hariya hanze. Kuki ibintu tuzahora tubivuga? Uyu mwana aramutse afungwa akagira amahirwe yo kugera hanze gatagahura na biriya bigarasho byirwa bivuga nabi u Rwanda, we azakora iki? Uyu mwana wahohotewe, warenganyijwe, wariganyijwe, wateshejwe igihe n'ubutabera bw'u Rwanda, nagera hanze azavuga iki?
ari wiringe kumurekura. Ubu ngubu se uwo twita y'amano we kagiye kuborera muri gereza hejuru y'amafuti y'umugore we woherejwe kugira ngo amuneke atangire ajye akora ibikorwa bigamije gusebya y'amano. Ubu we ari hehe? Kuki mwitaye ugahinda k'umugore? Kuki mwitaye ugahinda k'umugore, agahinda ka y'amano we amaranye imyaka n'imyaniko? Kuki we mutakitayeho? Reka nigarukiye ku kibazo cya Shadyboo. Mbabazi Shadia nimujya kurara neza mu myaka yashize no mu gihe cya gitangira kwamamara, ni umugore wagiye arangwaho imico mibi. Ibaza umugore usomana n'abayakamwana n'abanzovu bantu b'ingegera bari aho ngaho gusa. And singira uwo nkomeretsa kuko tempa iba yazamutse. Niyo mpamvu nyine mvuga nibi byose kuko mfite amakuru yuko uyu nguyu Shadia, Mbabazi Shadia, uyu nguyu Shadyboo agomba gufungisha abandi basore batari munsi ya 15 ngo bose bagiye bamufata ku ngufu yasinze, cyangwa se bagiye bamufatirana ngo yasinze. Ariko ninde ufatirana umuntu mukuru? Ninde muntu mukuru wiyendeka kugera ku rwego rw'uko asambanywa atabizi? Niba udashoboye inzoga ntuzishoboye, uri umubyeyi uri kurerera u Rwanda and uri muranywa za kiwingu, uri muranywa ibintu biri aho ngo bidafite epfo na ruguru, ibyuma. Man, nuwe mubyeyi. Ariko ababyeyi namwe mujye muhaguruka mu kibure aba bagore bakiri batoya bakiri kwiyandarika mu ngeso mbi zisebya u Rwanda, zigaragaza nabi isura y'u Rwanda. Mujye muhaguruka namwe muvuge, inteko ijye yicara yiga kuri iki kintu. Ejo bundi umuvugizi wa RIB Murangira BCA ubwo yari arimo atanga ikiganiro ahantu nibuka neza, yavuze yuko kwiyandarika n'uburaya bitemewe, ari igikorwa kigize icyaha. Ibyo ngibyo mubirengaho mufata abantu babiri bakoranye icyaha cy'ubusambanyi nyuma yo kwiyahuza amayoga mu businzi bukabije, nyuma yaho mufungamo umuntu umwe rudore kuko ngo umugore yaragaragaje amarangamutima ko yasambanyijwe ari mu gikorwa cy'iki ngo cy'ukwezi, yasambanyijwe ari mu mihango. Ariko se umuntu gusambanya wowe utabizi watarudwinga uba wapfuye, biba byagenze. Ni ibihe bintu baba wanyweye bituma umuntu akujya hejuru akagusambanya mpaka wisanze byabaye? Ese ubundi ko mudatekereza aba bombi basangiye inzoga ntibanywaga amazi? Kuki mudashobora gutekereza ko bose babikoze basinze umwe akihinduka undi? Ibi nabyo nimushobora kwitekereza kubera ko you are busy on WhatsApp, you are busy scrolling. Mwese mwabayeho kuri social media, mwebwe mureba ibintu bikorwa kuri social media, nta kandi kazi mufite ubunebwe bwo gukora iperereza, mufite ubunebwe bwo gutekereza. Njye ibi ngibi mbivuze I excuse kuko nanjye the same case nanjye byambayeho, ngeraho ndahohoterwa, njyanwa mu butabera, njyanwa muri kasho yo kuri polisi ya Nyarugenge. Maramo igihe kandi uwandeze yarandize ibintu bidafututse. Aho mfunguriwe harimo z'amarira nahawe. Ariko munatora itegeko ry'uko umuntu uzajya arega ikirego nyuma tugasanga nta shingiro gifite, uwarezwe akaba umwere, akagirwa umwere, nawe akwiye kujya arenganurwa. Uyu musore rero akwiye kurenganurwa nyuma y'uko inzego z'ubutabera zisanze aba bombi barakoze iki cyaha basinze. Ntabwo bikiri ihohoterwa. Uyu Mbabazi Shadia mfite ubwoba yuko mu iperereza riri gukorwa araza gufungisha abasore benshi, kuko ni benshi basambanye nawe yasinze, and we know. Ikindi kandi turabizi neza ko uyu Mbabazi Shadia nk'uko amashusho abigaragaza, amashusho ntabeshya, yagiye afatwa mu bihe bigiye bitandukanye. Arabo yasumaniye nabo mu mahoteli muri za Uganda, ahangaye i Kigali ku Irebero, ahangaye i Kigali Kanombe, mu rugo rw'abasore ahora ajyana mu rugo rwe. Bose barahari, ayo mavideo arahari. Amavideo arahari yigwasirikira ku mbuga nkoranyambaga, and ntabwo mubyitayeho. Kandi mwirwa muvuga ngo RIB Rwanda cyangwa polisi y'u Rwanda ifite mo urubyiruko ruzi gukoresha imbuga nkoranyambaga, ruzi gucukumbura ibyaha bibera ku mbuga nkoranyambaga, cyber crimes. Ibyo byose mubirengaho, ibyo byose by'uburaya by'ubwiyandarike bw'uyu mugore mubirengaho, mukaza kuvuga ngo mugiye kumuha ubutabera. Simakanye yuko n'indaya itahohoterwa n'ukora umwuga w'uburaya. Umuntu ukora umwuga w'uburaya nawe ashobora guhohoterwa, kandi ni ibintu byumvikana bifite sanse igaragara. Umuntu ukora umwuga w'uburaya yahohoterwa kimwe nuko n'umugore ubana n'umugabo mu nzu nawe yahohoterwa ku kijyanye n'imibonano mpuzabitsina yahohoterwa. Ariko muri situation abantu babiri barasindanye barasambana,
umwe yihinduka undi. Ayo niyo makuru ahari, kandi mu byange mu byemere niko byagenze kuko nibanywaga amazi. Ntabwo uyu musore yagiye guterura aya macupa abiri keretse niba ari umugambi yarapanze igihe kirekire. Ibyo nabyo mugomba kubikurikirana mukabimenya. Ntabwo ndi ku influence ubutabera kuko ngende kuvuga kuri perspective. Uruhande ndi kuvugiraho nirwo ruhande numva ngagakwiye kuba mureberaho ibintu kuko ni narwo, kuko abantu babiri barasindanye biragaragara, barasindanye banyoye amayoga ijoro ryose bageraho basambana. Andi muri kwita kuri Shadyboo gusa kuko yatanze ikirego ko yahohotewe ari mu mihango. Man, nge ibi bintu birambabaza n'impamvu nge mba nkoze ikiganiro nuko isaha n'isaha twakisanga uyu musore yatatswe n'ibi bigarasha byirwa bivuga nawe Rwanda. Kuko iyo murimo muratanga ubutabera bubi, iyo ibi bintu bikubera mu gihugu cy'u Rwanda, abavuga nawe Rwanda babona aho bahera bataka ubutabera bw'u Rwanda, banagaragaza impamvu bahunze igihugu. Abarimo Yago Pondat, abarimo Bosco Empire, abarimo ba Saget Robert, abarimo ba Drama, abo bose ngo n'abantu bagiye bagirwa nabi n'ubutabera bw'u Rwanda. And they are here ku mbuga nkoranyambaga bavuga n'ab'u Rwanda. Kandi wahita uhuza n'ibikorwa mwe mukora mu butabera, ugahita ubona yuko abafite u Rwanda, abavuga n'ab'u Rwanda bashobora kubona aho kumenera. Harimo room yo kumeneramo batwangiza, bangiza u Rwanda. U Rwanda rwubatswe n'amaboko n'ibyuya n'imbaraga z'abana b'u Rwanda, ariko mwebwe mukaza kubikiniramo mutanga ubutabera budafututse. And sinzi niba bajya bongera kubasubiza ku ikosi ngo babatyaze, kuko ibingibi murimo murakora, ibingibi babyita kurengera. Ibi babyita kurengera bro. Uyu Mbabazi Shadia nafatwe akorweho iperereza ryimbitse, kuko iriya nzu yiberamo amabara. Kandi amakuru arahari nimubaza neza, aya makuru arahari yuko iriya nzu yinywerwamo ibiyobyabwenge, ikorerwamo amabara yose mabi ashoboka. Ubusambanyi bubi cyane, hasambanye abana b'abasore bakiri batoya. Uyu mugore afite umugabo, uyu mugore afite abana, ariko uyu mugore wiyandarika gutya akajya gutunarika, bikageraho bamuturubikamo ibitsina bibaho n'ibitabaho bakabimurundamo. Ibi bintu birababaje ku mwari w'umunyarwanda, ku mugore w'umunyarwandakazi. Ubundi umugore w'umunyarwandakazi ntabwo yakwiye kuba asinda kuri rwa rwego, biteye isoni. It's a shame. And RIB cyangwa se urwego rw'ubutabera muri kubishyigikira ngo mugiye kumuha ubutabera. What? Uyu nawe nabanza ajyanwe muri rehab, abanza avurwe kuko afite trauma, afite imyitwarire itari myiza muri sosiyete nyarwanda. Iyi ngiyi ni imyitwarire ashobora no kwanduza abana be. Iyi ngiyi ni imyitwarire itagakwiye kuranga umugore w'umunyarwanda. Kandi ngewe ubwo ngubwo nsoreje aho ngaho. Ndabashimiye mwese twabanye muri ikiganiro, kandi mbararika n'ibindi biganiro byiza bigiye bitandukanye mu busesenguzi bwimbitse, kuko ntabwo tugomba kurebera amabi uko byagenda kose. Ngewe ndababaye kandi ibi bintu mbivuze nshize amanga. Ndabashimiye.